ndagushuje kandi nguhaye ikaze nizere ko uri wose udukurikiye mu bice bigiye bitandukanye byano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko ukomeje kugubwa neza, kwibutsa ko ikiri Betascrazy TV chaîne ya YouTube igenda gutegurira ibiganiro bigiye bitandukanye, ahanini biba byibanda ku buzima ndetse n'ibindi bidasanzwe abantu benshi baba bagiye badasobanukiwe. Nk'uko musanzwe mubizi, musanzwe muzi ko tubategurira bimwe bishobora kuba byabafasha mu kuba mwakubaka ubuzima bwanyu, cyane cyane abantu usanga bafite ibibazo by'uko bitagenda neza mu kunoza neza amabanga y'abashakanye. Muri video y'uyu munsi rero tukaba tugiye gusubiza kimwe mu kibazo twabashijwe n'umukunzi wacu, akaba yari yatubajije nimba kuko hari umuti ushobora kuba wavura ibibazo byo kutisubiriza cyangwa byo kutongera kugira ubushake mu gihe wamaze kuba warangiza umaze gukora agaturukamo. Iki kibazo rero ni ikibazo gikunda kuba ku bantu bafite imisemburo mike y'umubiri, cyane cyane imisemburo ya testosterone, kuko niyo usanga ikontorora imbaraga zo guhuza imibiri, ku buryo umubiri wawe niba uba ugikeneye gukora imibonano mpuzabitsina ari ibigufashamo kugira ngo wongere utangire igikorwa bundi bushya mu gihe wamaze kuba wasohora. Usibye rero ikibazo cy'imisemburo mike bishobora no kuba byaterwa n'ama-infection agiye atandukanye ashobora kuba yakwataka igitsina cyangwa testicle, kuko ahanini nizo zitanga ingufu zikenewe ngo wabasha kunoza neza amabanga y'abashakanye. Ibindi bibazo rero bikunda gutera iki kibazo cyo kuba warangiza kongera kugira ubushake bikanga, harimo nko kuba warikinishije, kuko bitewe nuko ukoresha imbaraga nyinshi uri gukuba iriya mitsi kugira ngo ubashe kuba warangiza, dore ko hari n'abarangiza bagasanga mu ntanga zabo harimo amaraso, ni ukuvuga ko utwo dutsi tugenda tukangirika. Noneho mu gihe wagize ubushake bwa mbere, ubwa kabiri kuba igitsina cyagira imbaraga cyangwa n'izindi nshuro ugasanga byanze burundu, ukagira ngo ni ubundi burwayi budasanzwe. Niba uzi ko rero wahuye n'iki kibazo, biba ari byiza kubanza kwivuza, cyane cyane ukoresheje bimwe ngenda kugezaho muri video zigiye zitandukanye, basha kuba nagutegurira umunsi ku munsi, dore ko izi nyubakamirire iyo ubashije kuba wazifata ku gihe kidahindagurika ndetse ukazifata nk'uko nakubwiye, zishobora kuba zahindura byinshi cyane ku buzima bwawe. Nkaba ngiye kubabwira rero bimwe ushobora kuba wakwifashisha bikagufasha kuba wahangana n'iki kibazo, dore ko ari ibintu biba byoroshye usanga dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Mbere na mbere rero turaza kwifashisha amata. Amata rero abantu benshi ntabwo bazi ko ashobora kuba yakongera ubushake cyangwa yakongera imisemburo yo kuba wahuza igitsina, ariko abantu bakunda kunywa icyayi cy'amata akenshi bagashyiramo tangawizi. Ibi ngibi birabafasha cyane mu kuba byabongerera ubushake ndetse bajya bakora agaturu ka mbere n'utundi tukabanguka vuba, igitsina cyabo kigahita cyongera kuba cyagira ubushake vuba. Ikindi rero tukaza kwifashisha garlic. Garlic rero cyangwa tungurusumu nk'uko benshi babizi, dore ko abenshi bayikoresha nk'ikirungo bagiye guteka inyama, ariko burya uburyo bwiza bwo kuzikoresha ni ukuzikatira ku biryo ukaba wazihekenya ari mbisi cyangwa ukaba wazikatira kuri salade. Izi tungurusumu rero nazo ni nziza cyane mu gutuma amaraso atembera neza mu bice bigiye bitandukanye by'umubiri, zikabasha kuba zazibura imitsi, cyane cyane ku bantu baba baragizweho ingaruka n'umubyibuho ukabije. Izi tungurusumu zibasha kuba zabafasha. Tungurusumu rero ni kimwe mu kintu cya kabiri tuza kwifashisha turi gutegura uyu muti wacu. Ikindi cya gatatu n'ubundi ntabura kuvuga ni tangawizi. Tangawizi ni umuti ukomeye cyane ku bantu bazi ko bakunda kugira ibi bibazo byo kuba batabasha kunoza neza amabanga y'abashakanye, yaba ari ukubura ubushake, kurangiza vuba, no mu gihe igitsina cyanga guhaguruka kandi wowe wumva ufite ubushake bwo kuba wakora imibonano mpuzabitsina. Tangawizi nayo ikaba ituma umubiri ukura neza ndetse n'amaraso agira mu gitsina akabasha kuba ahagije kugira ngo kize kuba cyahagarara umwanya munini, kandi kikongerera imbaraga iriya mitsi ijyana amaraso mu gitsina, bityo kikaba cyahagarara umwanya munini. Ikindi cya gatatu rero tuza kwifashisha ni icyo bita cloves. Gusa izi cloves ntabwo nzi abantu benshi niba bazizi, ariko ubashije kuba wazibona nazo ni umuti udasanzwe, dore ko ubutaha nzabategurira umuti wazo wihariye
w'ibindi ushobora kuba wavanga nabyo, bikaba byakongera igitsina ku rwego rudasanzwe, kuko izi cloves zibasha kuba zakongera igitsina cyawe yaba mu mubyimba ndetse no mu burebure, kuko zifungura cyane iriya mitsi y'amaraso, ndetse ugasanga n'igitsina cyawe cyatangiye kugira imbaraga zidasanzwe, kuko nubwo hari abantu usanga bakora imibonano mpuzabitsina hari igihe igitsina cyabo kiba cyoroshye, ariko ugasanga hari na bamwe kiba gikomeye cyane kimeze nk'ibuye. Izi cloves rero nazo ni nziza mu kuba zatuma igitsina cyawe gikomera kandi kikuzura amaraso akwiye, bityo kikaba cyatandukana n'icy'abana, ndetse na babandi usanga igitsina cyabo gitera gisubira inyuma cyangwa kikagenda kigabanuka umunsi ku munsi, ugasanga akenshi batazi n'impamvu zabyo. Ibibazo rero byose izi cloves ziba ari nziza kugira ngo zibe zahangana nabyo. Ikindi tuza kwifashisha rero akaba ari ubuki. Ubuki nabwo akaba ari bwiza kuko bugabanura umunaniro w'umubiri ndetse bukongerera n'imbaraga umubiri, kuko buba burimo isukari, kandi isukari aba ari nziza mu gutuma umubiri udacika intege, ariko akaba ari isukari karemano atari isukari iyi ngiyi yo mu nganda, kuko yo ntabwo ari nziza. Ubashije kuba wafata nyinshi ukabasha n'ubundi kuba wahura n'uburwayi buri koronike. Ubundi izi ndwara nazo usanga nazo zitera ibibazo byo kuba utabasha kunoza neza amabanga y'abashakanye, kuko iki gikorwa kugira ngo kigende neza ari uko umubiri wawe uba wuzuye, ufite abasirikare bahagije, ndetse nta n'uburwayi buca imbaraga cyane umubiri. Gusa bitavuze ko ufite izi ndwara ziri koronike utabasha kuba nawe wakuzuza neza amabanga y'abashakanye. Mu gihe wabashije kuba wakwifashisha bimwe ngenda kugezaho uyu munsi, twari ukugira ngo nkwereke ko nta kubwiriza kuba wakoresha isukari isanzwe yo mu nganda, ko nari nkubwiye ko nayo ishobora kuba yakongera imbaraga z'ibyo guhuza imibiri cyangwa kunoza neza amabanga y'abashakanye. Katuze turebe rero ukuntu ushobora kuba wavanga uyu muti wacu ukavamo umuti w'igitangaza ndetse udasanzwe. Urafata amata uyacanire nk'uko bisanzwe, kuko ntabwo ari byiza gukoresha amata adahiye, bitewe n'aho tugeze. Hari igihe usanga inka zirwaye ugasanga nawe ubashije kuba wazirwara. Aya mata rero ukaba uyakura ku ziko, warangiza ugafata intete zigera nko kuri enye cyangwa eshanu ukazirapa. Ibyo wabisoza ugafata n'akandi gace karinganiye ka tangawize nako ukakarapa, warangiza ukabihuza n'izi tungurusumu, ugakamura akayiko kuzuye, ukamena mu karahuri k'amata. Ubwo ni ukuvuga ni mililitiro 250. Iyi sasa ibyo bishoje ufata icyo bita cloves. Izi cloves ufata agace gatoya k'akayiko, iyo umaze kugashyiramo uhita ushyiramo ubuki, ubundi ukavanga. Kubera n'ubundi uba wakoresheje amata, urinda gushyiramo ubuki bwinshi, ukoresha ubuki bukeya, urakoresha nk'agace gatoya k'akayiko, ni ukubushyiramo buke cyane kugira ngo uyu muti wacu uba ufite isukari ihagije yo gutuma umubiri wacu utaza guhita ucika intege vuba. Ibi ngibi rero iyo ubishoje urabivanga neza, ukabifata byibuze mbere y'iminota 30 yuko utangira igikorwa. N'abantu bakunda kugira ibibazo byo kurangiza vuba, ushobora kuba warangiza vuba ku nshuro ya mbere, ariko uko ugenda ukora uduturo tugiye dutandukanye, akambere, aka kabiri, aka gatatu, niko ugenda ubona igihe gitangiye kuba cyakwiyongera, kubera iyi nyubakamubiri uba wafashe mbere y'iminota 30 mbere yuko utangira igikorwa. Nibyo ngibyo rero nakubwira, nkaba mbibutsa gukora subscribe niba utarabikora, kugira ngo tuzajye tubona mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Kandi nawe wayikoze bagushimira cyane, mu gihe ubasha kugaruka ukaba wakurikira ibiganiro byacu, uba uri kuduha motivantage yo kuba twakora ibintu byinshi kandi byiza, kugira ngo tubashe kuba twakwihugura mu buzima bwacu bugiye butandukanye bwa buri munsi.